hari ijoro rimwe rishobora kukugeraho ukumva rirakuremereye, hari umunsi umwe ushobora kukugeraho ukumva ubaye simusiga, hari umwaka umwe ushobora kukugerana ukumva wakwisabira gupfa cyangwa se ibendera. Ngiye kubona mbona iryo darapo. Reka nguhanurire muri aya materaniro nkubwire ngo ibyo wowe ubona udashoboye gusobanukirwa, iyi wicaye imbere irabizi. Iyi tariki y'uyu munsi uyandike, bizagera kuri iyi tariki mu kwa 12. Ubwo ni tariki enye, sigenda avuga nk'abanyamugi, tariki enye. uba abarongegerawe tugiye kuzaruhuka. mvugira ngo amena. hari umunsi umwe ushobora guterwa n'abadayimoni, ingegera za satani zikaza zikaguha nyoko. ushobora kuba wibyukiye mu gitondo ugiye mu kazi bisanzwe, ugiye mu buhirimbiri bwawe, ugiye bwera hakaza ingegera utazi na tariki enye jomba icyuma sigenda avuga nk'abanyamugi, tariki enye. ku bantu umwaku ntabwo nkivuga ngo ine. Imana irambwiye ngo nimubyuke murabagirane ititaye ku byago abadayimoni bateze, iravuze ngo nimubyuke murabagirane. komera Imana yacu amashyi. ibyo kugusha abantu byo birarekereje, ariko umuntu uzasenga amasengesho y'iminsi ndi imbere ariko nakarani keza ko guheha mujye muyaheha. uyu munsi rero ufata iby'Imana yakoze ukabigereka ku byo itari yakora, usanga ibyo yakoze biremereye, ugahita umucamanza mukuru w'ingegera nkabanje nanjye kuheha ayo ingegera ziba zaneye ku mihanda, ingegera ziba zagiye zigahurutura zigakora. uyu munsi ikintu kinzinduye, ikintu tuje gucukumburaho, tuje guha umuntu nyina. nako ntabwo tuje guha umuntu nyina, tuje guha ingegera bene wabo, ingegera y'urwana itaranamenya no kureka kunyara ku buriri, ikajya kwica abana abo batatushaka. ndetse ntabwo uri kumusakuriza ngo urwana ngo rurifata rw'imyaka 10, kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. dusubiremo, byuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. some mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 37. hari ijambo rivuze ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. 2 umwana utaramenya no kwipfuna ngo ikimwira kimareho, agatera icyuma akagenda akaba agicometse mu yamara gusamba akajya ku wundi akakimuha, akamucomeka icyuma, agasambo wa kabiri agafata icyuma tena. reka dusubiremo umurongo wa 3 turavuze ngo maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? ndamusubiza nti Uwiteka ni ubizi. arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwire uti,
yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira amagufa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho. Gatandatu, ngiye kubateraho imitsi, bakwizeho inyama, kandi mbatwikirizeho uruhu, bashiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Karindwi aravuze ngo, nuko mpanura uko nategetswe, njyanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Umunani, nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa muyaga we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo rivuze ngo byuka urabagirane. Muvuge ngo amen. Nari mvuze ngo turi ku ijambo rivuga ngo byuka urabagirane. Nyemerera n'ubundi umpere mugenzi we ikiganza, umumbwire ngo burya hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Hirya y'ubuzima uko byaba bimeze kose, hirya y'ubuzima urimo, byanga bikunda haba hari ubundi buzima. Dusomye ijambo riryoshe riri muri Yesaya rivuze ngo byuka urabagirane. Ni ukuvuga ngo burya habyuka uwari uryamye. Mwabyumvise? Habyuka uwari ugize ute? Ntawabwira uhagaze ngo byuka, reka da, ahubwo n'uryamye cyangwa se uwaguye. Ibi rero byabwirwaga Abayisiraheli. Ni nk'uko izi nkuru dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ubundi abahanga bavuga ko hari abahanuzi batatu bakuru, uwitwa Yesaya, uwitwa Ezekiyeli ndetse na Yeremiya. Aba ni abahanuzi bakuru. Hanyuma rero uyu Ezekiyeli iri yerekwa yaribonye Abisiraheli bari mu buhungiro, bari mu buretwa, bababaye, baratatanye, bari ahantu hitwa i Babuloni. Kandi kugira ngo batatane, Imana yabibamenyesheje kera ibinyujije mu mugabo witwa Yeremiya. Baguwe neza bafite amahoro, Imana isanga Yeremiya iramubwira ngo mbwirira Abisiraheli, nubwo bari kubona bari kuryama, bakarya neza, bagakanguka, bagasinzira, bakicura, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Kubera ko shaka kugira ngo bamenye imbaraga zanyu, bamenye ko ibintu byose ari njye ubikora, sinshaka ko badamarara, ndashaka kubereka ko nkunda unkunda kandi unshaka n'umwete ntuzambona. Hanyuma iyo Imana igushaka ibanza kuguhombya. Aba bantu baranyumvise ra? Buriya kugira ngo Imana iguhombe, yaguhombye. Abisiraheli baguwe neza, barasubiye inyuma, baribagiwe Imana. Imana ihagurutse umuhanuzi witwa Yeremiya, iramubwira ngo mbwirira Abisiraheli ngo ndahagurutse, mbahagurukije amahanga azabababaza, bizagera ubwo batatanira mu mahanga, hanyuma bazababara imyaka 70. Ariko nyuma y'iyo myaka bamaze kumenya gukomera kwanyu, nzongera mbagarukeho. Muranyumvise? Banza mwarambiwe, ntabwo bwije. Noneho rero
igihe cyarageze koko baratatana, bahura n'umubabaro, bigera igihe abanzi babo bakajya babashinyagurira, bakababwira ngo nimuturirimbire, kandi burya umuntu aririmba anezerewe, nta muntu uririmba ababaye. Niyo uririmbye ubabaye uririmba iz'amaganya. Abisirayeli abanzi babo bakabashinyagurira, bakababwira ngo nimuturirimbire, bigera ubwo Abisirayeli bavuga ngo twaririmba dute kandi turi mu mahanga, yewe n'inanga twarazimanitse. Ariko icyo ni cyo Imana yari ishaka, kugira ngo bakure mu bitekerezo, ntibabone ko ari bo bashoboye, ahubwo babone Imana ishobora byose iri muri bo. Muvuge ngo amen. Hanyuma rero bari mu mubabaro, bari kwibaza, uyu Ezekiyeli Imana iramwiyereka mu nzozi, iramufata mu nzozi, imufata ukuboko, iramumanura, imugeza mu kibaya, iramubwira ngo iki kibaya uri kukibona gute? Ezekiyeli ati ndi kubona ari ikibaya kinini, ahubwo ibiri muri iki kibaya nibyo binteye ubwoba. Imana iramubwira ngo uri kubona ari ibiki? Ezekiyeli ati ndi kubona ari amagufa kandi yaratatanye, kandi amagufa yarumye. Imana ibaza Ezekiyeli ikibazo gikomeye, iramubwira ngo none se kuri umuhanga, aya magufa uri kubona yakongera kuba abantu bazima? Aya magufa uri kubona havamwe abantu? Reka nkubwire, Ezekiyeli yari akuze mu buryo bw'umwuka. Umuntu wese turi kumwe mw'iri teraniro n'udukurikiye online, mwifurije gukura mu buryo bw'umwuka. Iyo ukuze mu buryo bw'umwuka, ubona ibishoboka aho abandi babona ko bidashoboka. Ufata iby'Imana yakoze ukabigereka ku byo itari yakora, usanga ibyo yakoze biremereye, ugahita uvuga ngo n'ibyo itari yakora bugishoboye kubikora. Muri hano Ezekiyeli abwira Imana, arayibwira ngo Uwiteka we, ibi byose ni wowe ubizi. I don't pray for Goliath. Wowe ushobora gufata ibumba ugakuramo umuntu, wowe ukura ibishoboka mu bitari kuzashoboka, wowe ureba hari agasi ukahabona ubutaka. Uwite ni wowe ubizi. Amaso yanjye arabona ko bidashoboka, ariko ndabizi ko amaso yawe yashobora kureba uko yanjye atashobora kureba. Ezekiyeli avuga ngo ni wowe ubizi, kuko ni wowe urema ibitariho bikabaho, wowe urindira umwana mu nda ya nyina, wowe ukura umuntu ku gasi baramutaye ukamutoragura, wowe ufata ibyo abantu babona ko bidafatika ukabiha uburemere. Ni wowe ubizi. Reka nguhanurire muri aya materaniro nkubwire ngo ibyo wowe ubona udashoboye gusobanukirwa, iyi wicaye imbere irabizi. Vuga ngo irabizi, vuga ngo irabizi. Reka gucika intege. Imana ikunda abantu baharanira icubahiro cyayo. Buriya imbaraga z'Imana zirenze uko twe tuzitekereza. Imbaraga z'Imana zirenze izabo. We uzizi kuruta uko zingana, kubera ko ushingira ku mbaraga wowe ufite, ariko imbaraga z'Imana zirenze uko uzitekereza. Ezekiyeli avuga ngo ni wowe ubizi. Amagufa ntabwo akurusha gukora,
muranyumvise? Ezekiyeli asanga amagufa ntabwo akomeye kurusha Imana yizeye, asanga amagufa aroroshe kuruta Imana. Dopre laskelayi habwa ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Niba hari umuntu Imana ikunda, ni umuntu uha agaciro imbaraga zayo. Buriya ni Imana ikunda icubahiro. Imana ikunda icubahiro nubwo twebwe tutakiha, ubwayo ishoboye kucishakira. Uzi ko utanyumvise? Nubwo wowe utakiyiha, ishoboye kucishakira. Yarirahiriye iravuga ngo icubahiro cyanyu ntabwo nzagiha undi. Ezekiyeli avuga ngo Uwite ni wowe ubizi. Hatari ku bundi si kariho dukangura twasinziriye. Ingonera zageze hano kari wowe udukangura twasinzire tutagitekereza keredi ko ari wewe udukangura. Buriya umuntu yasinziriye, buriya umuntu ahangayikishwa na keredi atari yasinzira, ukongera ugahangayikishwa nayo ari uko ukangutse. Ibi mvuze nibyo? Iyo usinziye burya uba wagiye, uretse kwihagararaho uba warangiye. Ugasanga umuntu avuga ngo ndakazi. Ukazi iki? Kutarwana n'ibitotsi. Aha, ewe burya kwa kundi ugera mu cumba ugakuramo imyenda ukamanika, ubu uri kuvuga uti wasi we wari wantije. Nta muntu n'umwe ukomeye, hakomeye Imana. Nicyo cyatumye Ezekiyeli avuga ngo ntabwo amagufa ndayaha uburemere, ahubwo uburemere kambushyire kutegeka amagufa. Aravuga ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Imana iravuga ngo nejejwe nuko umenye ko mfite amaboko aruta aya magufa. Ngaho hanurira amagufa. Haleluya! Kubera kubonye ko nshoboye, kubera kubonye ko amaboko yanjye ari maremare, ngaho hanurira amagufa. Ijambo riratubwiye ngo nuko mpanura uko nategetswe. Imana ishimwe ko ifite abahanuzi bagihanura uko bategetswe, badahanura ibyo abantu bababwiye, ahubwo bahanura uko Imana ibategetse. Imana ishimwe ko muri Shilo hakirimwe abahanuzi bahanura uko Imana yabategetse. Munyemere mukomere Imana yacu amashi. Niba hari ikintu Imana ikoze muri aya masengesho y'iminsi 3, batavuze itariki, batavuze umunsi, niba hari ikintu Imana ikoze muri Shilo n'inshuti za Shilo n'abashitsi baza, Imana itanze imbaraga z'ikindi gihe. Ibyo kugusha abantu byo birarekereje, ariko umuntu uzasenga amasengesho y'iminsi, ndi imbere y'Imana, niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo uwo muntu imuhaye imbaraga z'ikindi, iz'ikindi gihe, iz'ikindi ntabwo ari iz'iminsi twanyuzemo, ahubwo ni iz'iminsi tutaracamo. Ntabwo ari izacagiye bari kugukomera amashi, ahubwo nizo krelazenayi. Kandi niba hari ikintu gihangayikishije isi, kampanure mpagaze ku maguru abiri, niba hari ikintu gihangayikishije isi, yaba umunyabwenge, yaba utunze, yaba udatunze, n'ejo.
ariko niba hari ifi yera abasenga dufite ni uko tumenya ejo kandi tutarahagera. Muranyumvise? Yesu yabwiye abigishwa ngo uwo mwuka naza, icyambere azabayobora mu kuri kose, kabiri azajya abamenyesha ibyenda n'ibyabaye. Oya, n'ibyabaye. N'ubundi umuhanuzi watumwe n'Imana ahanura ibitari byaba. Muranyumvise? Mwarambiwe, reka dutahe. Uriya muntu, uriya wicaye inyuma, wowe wowe mbonye imbere yawe hari idarapo cyangwa se ibendera. Ngiye kubona mbona iryo darapo ryanditsemo amazina yawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imbere ye hari ubutsinzi, kandi ukwezi kwa 12 ni ukwezi kw'amateka ku buzima bwe. Iyi tariki y'uyu munsi uyandike, bizagera kuri iyi tariki mu kwa 12. Ubwo ni tariki enye, sigenda avuga nk'abanyamugi, tariki enye, ntabwo nkivuga ngo ine. Kuma muracyari hano, uzi ko iminota bambaye iri kugira we. Noneho rero tariki enye z'ukwa 12 Imana irambwiye ngo nkubwire ko uzaba uri kubyina intsinzi. Narimvuze ngo n'ubundi umuhanuzi utuwemo n'umwuka w'Imana ahanura ibizaba. Hanyuma Ezekiyeli Imana iramubwira ngo ubwo ugize icyizere cy'imbaraga zanyu ngaho hanura. Ezekiyeli ati vraiment donc ndibaza 160 très bien, amina. Yemwe mwamagufa yumye mwe, agiye kumbamba amagufa ati karame, nje kukubwira Imana ishobora byose, nje kukubwira Imana ifite imbaraga, ifata igufa ikarihinduramo umuntu. Muvuge ngo amen. Amen. Amagufa. Ezekiyeli arati vraiment très bien, uvati amina. Yemwe mwamagufa yumye mwe, arababwira ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Telis kaolefo bless. Satani ntiyongere kugutera ubwoba. Wehomera uko Imana ishaka gusa, hagararaho Imana ishaka kuhagarara. Burya bya bindi byose biguteye ubwoba Imana ishoboye kubitegeka. Mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ubwo ari kubwira amagufa amaki ariko Mana ngo agihanura rega abona amagufa ngo arateranye, igufa rikaza ngo rigasanga irindi ryaryo. Ariko Imana rata, mureke tuyigumeho, irashoboye. Igufa rikava icyangugu ry'ukuboko rigasanga iry'ukuguru hano mu mujyi wa Kigali. Amagufa ngo araza araterana. Bibiliya iravuze ngo igufa risanga irindi ryaryo. Amagufa amaze guterana, Imana ikomeza kubwira Ezekiyeli, amubwira ngo Ezekiyeli, fatally stabbed in an attack on Monday.
hari ikindi cyakorwa. Ezekiyeli atarega n'ubundi ni wowe ubizi. Imana iti ubwo ukomeje kugirira icyizere trelizon pregayivone, tegereza gato nkora ikindi. Ezekiyeli ngo agiye kubonabona n'imitsi ngo iraje ija ku magufa, ngo abona n'umubiri ugize ute nawe ugiye kuma cokora, ngo agiye kubonabona ngo bibaye imirambo. Bibaye iki? Mureke panura ibintu bikomeye. Uzi ko ibitagira ishusho Imana izi kubiha ishusho. Fatally stabbed in an attack on Monday. Uzi ko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Uzi ko Imana ifite none hacu ikagira n'ejo. Muri kunyumva? Muri kunyumva? Naringize ngo nkubwire ngo wowe uri mu nzu y'Imana. Imana irashaka ko uhagararaho ishaka. Ibindi udashoboye yo irabishoboye. Muraho Ezekiyeli ngo agiye kubonabona n'imirambo, ariko iyi mirambo nayo Ezekiyeli kubera ko yari yiringiye imbaraga z'Imana, ntabwo yigeze agira ubwoba. Imana ngo yaramubwiye ngo noneho uri kureba, avuga ati rwose ndi kubibona. Imana iramubwira ngo noneho rero ingegera Axel rudakubana ngo nibwo yabatatse abatera ibyuma. Men entered their Taylor Swift-themed dance class on Hart Street in Southport, Merseyside, just before midnight. Sinzi icyongereza ngo mujye kureba amakuru, mugende kandeba hanaguye, mugende naringize ngo nkubwire ngo ubwo bufite burangire. Imana yacu iri hejuru ya byose, kandi igiye gutabara umuntu ibyaremwe byose bitiza amatwi. Muranyumvise? Iyo igiye wareka kwitangira itama. Wagize ngo Satani yarateguye urubanza, kandi uru rubanza rwari ruturutse ku muntu wagiriye neza. Ubu buhanuzi ubwumve, umuntu wagiriye neza yaragushoyeho urubanza bigakomera, ugahagarara mu nkiko ukajya kuburana. Ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo kubera ko warindiriye mu nzu y'Imana, Mana niba hari ikintu kiryoha ni ukuba mu nzu y'Imana. Buriya yaba ari mu isoko ibi bintu ababyumvise, wagiye muri baby shower, ibi bintu wabyumvirayo. Ngewe Imana imbwiye ko uru rubanza rwari ruje rufite imbaraga kugira ngo Satani akunyeganyeze akwangishe n'abantu. Ariko Imana irambwiye ngo uru rubanza rukuyeho rutarabaho. Kabiri, Imana ikuye ikibazo gikomeye mu nda yawe. Gatatu, Imana ikurinze kurwara umutwe ukomeye bikarangira bakohereje kwivuza hanze. Kane, urugendo rwawe rwapfuye Imana iraruzuye. Abari kwinjira Imana ibaha umugisha, turabakiriye. Hanyuma Ezekiyeli ngo abona n'imirambo, kandi uko niko nawe ureba ukabona hari ibidafite ishusho. Ariko humura, iyi twiringiye ifite none ikagira n'ejo. Yigeze ibwira Yeremiya ngo Yeremi, nukuri nakumenye ntarakurema. Iramubwira ngo utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi narinzi kuzabaho. Hanyuma Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo burya isi yose ni iyanjye. Hamagara umuyaga wo mu birere bine. Ezekiyeli atangira ati wi yemwe mwamuyaga mwe. Ariko icyanyohe ngo ahanura uko yagize gute,
ako kantu kakomeje kugaruka. Ahanura uko yagize gute? Yemwe mwamuyaga mwe nimwumve, Imana irabashaka kugira ngo muntege amatwi, muze munsanga aho mpagaze. Umuyaga ngo waje wihuta winjira muri ya mirambo, imirambo ihita ihaguruka ngo yirema inteko. Mutananiwe mwakomera Imana yacu amashi. Mana. Hanyuma Ezekiyeli ngo yumva ijwi rimubwiye ngo Ezekiyeli, aya magufa wabonye wahanuriye, hakaza imitsi, umuyaga ukaza ukinjiramo, bakaba babaye abantu bazima. Birashushanya cyangwa se birasobanura uko Abisiraheli nongeye kububaka. Ni nge wemeye kubatatanya, ariko kubera ko kampanura ubuhanuzi bukomeye, kubera ko bamaze kumera uko nari nshaka ko bamera. Bivuze neza cyangwa mvuze ikinyaruhengeri? Kubera ko bamaze kumera uko nari nshaka ko bamera, narabacuze kugira ngo mbakure mwabo nshaka. Muranyumvise? Ileos gopin, uko nashakaga ko bamera niko bamaze kumera. Nabanyujije ahakomeye kugira ngo bamenye ko ndi Imana ishoboye byose. Nabakubise inkoni zitandukanye kugira ngo bamenye ko amaboko yanjye aruta ayabo. Babwire ko mbakuye mu bwigunge kubera ko bangarukiye. Ndashimira Imana iyo wemeye amaboko yayo. Daskelevo di baiskelefos. Ya. Ngewe Imana iri kumbwira ngo abantu bose batinze mu nzu yayo yari ishaka kubagaburira ibyo kurya bya none n'iby'ejo hazaza. Hallelujah. Imana ititaye ko wasenyutse kubera iminsi, irongeye irakubatse. Imana ititaye ko isi yakuyunguruye, irongeye igize gute? Mwakomera Imana amashini bamutananiwe. Hallelujah. Ibwira Ezekiyeli ngo nari nshaka ko bamenya ko ari nge Mana. Nta yindi Mana ibaho itari nge. Ni ngewe ufata ibitariho nkabihindura kubaho. Ni ngewe ukenyuruza abami kugira ngo mbakenyeze. Ni ngewe umenagura ibihindizo by'ibyuma nkabicamo kabiri. Yesu ashimwe. Imana ibwira Ezekiyeli, genda umubwirire Abisiraheli iri yerekwa ubonye. Bari mu mubabaro, bari bigunje. Ezekiyeli arababwira ati nimwumve uko Uwiteka yambwiye. Yamanuye ndi mu mwiyerekwa, ndi mu mwuka, anjyana mu kibaya. Abantu bari mu mubabaro kubabwira ngo Imana yakujyanye mu kibaya, hari abatokesheje bati kwa Jina na Yesu. Inanga twarazimanitse, nawe ukavuga ngo mu kibaya. Ikibaya si harimo inyama, ikibaya harimo umuceri, ikibaya. Ezekiyeli ati nuko mbona amagufa batikatika. Amagufa ni abadayimoni. Naringize ngo nkubwire ngo hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Ezekiyeli arababwira ngo mureke gucaha. Imana yambwiye ngo niyo yabakomerekeje, ariko ni nayo ije kubomora.
nabonye amagufa yatatanye ariko mbwirwa kuyahanurira. Nyahanuriye igufa riraza risanga irindi ryaryo. Abisirayeli bati ngo iki? Ezekiyeli ati nabonye igufa risanze irindi ryaryo. Abisirayeli bati ubwo bisobanura iki? Ezekiyeli ati n'ubundi bishatse kuvuga ko yongeye kubaka ubuzima buruta ubwo ari bwarasenyutse. Muranyumvise? Ezekiyeli avuga ngo Imana yambwiye ngo yongeye kububaka. Nubwo mwasenyutse, nubwo mwatatanye, Imana yongeye kongera kwibuka isezerano yagiranye namwe. Irongeye irabagaruye, bisobanuye ngo iyo mirambo Imana yohereje mw'umwuka, birasobanura ngo ni ubuzima Imana yongeye kurema. Haleluya, haleluya. Bamaze kubona bamaze kumvira iyerekwa, niho Imana yasanze uyu witwa Yesaya, iramubwira ngo Yesaya, genda umbwirira Abisiraheli ngo noneho nibabyuke barabagirane, kuko umuco wabo uje vuba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuco wabo uje vuba, kandi iyo umuntu ari mu muco ntabwo asitara. Muranyumvise? Iyo uri mu muco ntabwo usitara. Iyo uri mu muco, ibuye ryose bagutega ntabwo risitaraho, uko ryaba ringana kose. Umuco uramurika, ukabonaho ukandagiza ikirenge. Mu yandi magambo, umuco utuma n'umuntu akora ibintu byiza. Umuco utuma umuntu adahuzagurika. Urambivuze neza ra? Murabyumvise? Umuco utuma umuntu adahuza. Umuco utuma umuntu akora ibyananiye. Mwarakaye. Kora mugenzi mu kiganza nta kibazo. Mumbwire ngo ngaho byukura bagirana. Mubwire ngo umuco wawe uraje. Mureke mbabwire, uko umwijima wawe ungana kose, iyo ufashe urumuri nubwo rwaba ruto nirwo rugaragara, ariko nta mwijima unesha urumuri. Birumvikanye? Bivuze ngo Imana niyo yongeye kukubaka, ikwibagije umubabaro abadayimoni bari baraguteje. Bivuze ngo Imana igutandukanije n'umwijima. Umuntu uri mu mwijima ntabwo aseka, niyo waseka ntawabona amenyo yawe. Iyo uri mu mwijima usitara hatakagombye gusitara. Iyo uri mu mwijima witiranya ibintu. Iyo uri mu mwijima usitara utakagombye gusitara. Imana ishimwe ko habonetse umuco. Imana irambwiye ngo nimubyuke murabagirane, ititaye ku byago abadayimoni bateze. Iravuze ngo nimubyuke murabagirane. Komera Imana yacu amashi. Komera Imana yacu amashi. Ariko ntega amatwi nguhanurire. Niba Imana yarashoboye gutegeka igufa rigasanga iryaryo, ibyawe Imana yabinanirwa? Niba imitsi yaribwirije ikaza, iyi mitsi yari ivuye muri farumasi, barasi y'umuyaga ni bomboni. Mbwira uwo muri kumwe umumbwire ngo Imana ifite ubundi buryo. Satani yikubwira kuzamwara, ubaha ikizi kimwaro.
nuyubaha tuzamwara. Satani yikubwira ko uzasonza, ubaha Imana itanga ibiryo. Haleluya. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira, haba muri ubu buzima ndetse no mu buri imbere. Abacuranzi banze kuncurangira, abatabizi baravuga bakaruha, kuvaho tukajya hehe, kwari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Abatabizi baravuga bakaruha, kuvaho tukajya hehe, kwari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Murekeraho. Ndashimira Imana ituganiriza ititaye mu buzima bubi turimo. Sinzi niba mbivuze neza. Imana yije kuvugana nawe ntabwo yitaho igusanze, ahubwo iha agaciro ibyishe kukubwira. Imana ibwira Yesaya ngo mbwirira Abisiraheli hirya yo kumanika inanga, hirya yo kuja mu mahanga bagatatana, bambwiriye ngo noneho nibabyuke barabagirane. Nzanye ubuhanuzi buvuze ngo hirya y'umubabaro, hirya y'ibyo ubona byagutsikamiye, imaze kukubonamwo umumaro. Haleluya. Imaze kugutunganya, ikuye mu ruganda ikagukuramwo uwishaka kuba we, iravuze ngo byuka. Naringize ngo ubwoba nibushire, hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Niba Imana yaramaze umubabaro Abisiraheli bamaze imyaka 70, ntabwo ibyawe ari byo bizayinanira. Uwo muri kumwe mumbwire ngo uzi ko ari byo di, maze Satani akakongorera ngo nta kazi ufite. Ubundi si wavukanye amafaranga, ayo urya si wamenya ngo yavuye. Imana twiringiye ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Mureke mbabwire, ngewe mbonye muri iri teraniro buri wese afashe umutaka. Noneho uyu mutaka nabonye handitsemo ngo ubutabazi bwihuse. Nabonaga buri wese uri mu iri teraniro afashe uwo mutaka. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo izi ko mumaze iminsi mumeze nk'abari mu mahanga. Murabyumvise? Nta byiringiro. Ariko uyu mutaka vuga ngo ndawufasha, vuga ngo ndawufasha. Uyu mutaka Imana irambwiye ngo ni ubutabazi bwihuse. Imana idutabara ititaye aho idusanze. Uzi ko Trivonene ubutabazi bw'Imana burenze ubuzima tubamo. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nti, kandi iminota yanjye igiye kurangira, hasigaye 5 gusa. Ubutabazi bw'Imana burenze ubuzima bwawe ufite uyu munsi, kubera ko ubu buzima burimo Imana yari izi kuzabumbamo. Naringize ngo umuntu wese turi kumwe ukure mu buryo bw'umwuka, ubwire Imana ngo ni wowe ubizi.
satani nakubwira ngo ugiye guseba ubwira Imana ngo Mana urabyemeye ko nseba ni wowe ubizi Imana niba hari ikintu irwanira ni icubahiro ntabwo izemera ko usebana nayo muranyumvise umuntu aseba yataye Imana ariko Imana yo wemeranya nayo ntabwo igusebya ahubwo iragusebezura komera Imana amashi komera Imana amashi komera Imana amashi arekeraho uwitwa Yosuwa kubera kwiringira ubushobozi bw'Imana mvuga yarahanganye n'abanzi ngo abona burije tutekereze ko ingabo zitamuciye intege ingabo zishobora kuba zaramubwiye ziti do burije kandi dore abanzi ngabara nani benshi Yosuwa ngo aravuga ngo nshingiye ku mbaraga z'Imana niringiye reka nsabe ikintu kitigeze kibaho ngo aravuga ngo Uwite ndabizi iki kintu ngiye kugusaba kirakomeye ariko nta kintu gikomera imbere yawe aravuga ngo hagarika ririya zuba rihagararaho riri kugeza ubwo ndi bwimareho abanzi banjye ako kanya w'Imana ireba nabi izuba ite izuba rirahagarara kugeza ubwo Yosuwa yamazeho abanzi be ico gihe ni Yosuwa uyu munsi ni wowe aba bantu ko batari kunyumva iyo tuje imbere y'Imana ni ikimenyetso cy'uko twizeye imbaraga zayo muranyumvise iyo wacitse ingoyi yahariye hanze ukaza mu nzu y'Imana ni ikimenyetso cy'uko wiringiye imbaraga z'Imana ivuganye nawe irakubwiye ngo ibyari amagufa ibigize bizima hirya y'ubuzima bwo gusenyuka hirya y'ubuzima bw'umubabaro uwo wa ijambo Mana uwo wa ijambo Mana ararigira uwo wa ijambo Mana uwo wa ijambo Mana we ararigira rekeraho mayubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi turanga nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima pande zose urahari Mana pande zose urahari Mana we bande zose urahari Mana bande zose urahari Mana bimera ko umuntu aburara uri mu ruhande rwe undi akajya agasigasa uri mu ruhande rwe pande zose urahari inshuti yanjye magara bande zose urahari Mana bande zose urahari Mana bimera ko umuntu aba imfubyi uri mu ruhande rwe undi akabyara benshi uri mu ruhande rwe pande zose urahari inshuti yanjye magara bande zose urahari Mana bande zose urahari Mana pande zose urahari Mana pande zose urahari Mana bande zose urahari Mana bande zose urahari Mana pande zose urahari Mana pande zose urahari Mana we bande zose urahari Mana bande zose urahari Mana ubona n'abafite amamodoka ukabona n'umuntu usaba rifuti bande zose urahari Mana bande
zose urahari mana we ni Imana ibana n'abantu bafite amamodoka ariko kandi kabana n'abantu basaba lifuti. Muba mumwikiririje hari ibyo yibutse, ongera uyitere bakwikiririze. Ari ipfundo ryari ryarafashe umugisha wawe, uteye hareruya mbona rirapfundutse. Ni Imana yemera ko umuntu aburara ariko ejo akarya akagaburira abandi. Birumvikanye igemeruka hano narababwiye ngo ni Imana y'abazungu ikaba n'Imana y'abazunguzayi. Ni Imana y'abafite abana benshi ikaba Imana y'abantu batarabyara. Ibwira Ezekiyeli ngo kubera ko ngiriye icyizere hanurira amagufa. Nawe ugiye guhanurira amagufa. Tugiye gusenga isengesho tubwira amagufa ngo yemwe mwa magufa mwe, dushingiye ko Imana ishobora byose, dushingiye ko duhawe isezerano rivuze ngo nitubyuke turabagirana. Umva itangazo uhawe riravuze ngo noneho byuka urabagirana. Oya, umva itangazo uhawe riravuze ngo noneho byuka ugira gute. Tugiye guhanurira amagufa rero. Kubera iki? Dufite ijambo ryahanuwe rivuze ngo tubyuke tugire gute. Iyo umuntu abyutse yaje gushaka akazi bikemera. Aba bantu ko batanyumvise. Iyo umuntu abyutse yishima hejuru y'abatari bazi ko arabyuka. Iyo umuntu abyutse akandagira abari bitambitse bazi ngo ntarava kuri ubwo buriri. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, dushingiye ko ari wowe uvuze ngo tubyuke turabagirane, tugiye guhanurira amagufa. Ugiye kwihanurira udategereje ko Nyirapasika ahanura. Va mu mwanya wawe, tera intambwe, muhaguruke dusenge. Tugiye guhanurira aya magufa. Ni Imana yubatse Abisiraheli bari baratatanye, iravuze ngo yongeye kubaka ubuzima bwawe. Wafashe umwanya wawe wiriwe imbere y'Imana. Bwira Imana ngo mpanuriye amagufa. Mu yandi magambo, bwira Satani ko burya nta kintu Imana idashoboye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe wemeye ko tunyura mu buzima dusize inyuma yacu. Ni wowe wemeye ko tunyura mu nzira zose twanyuzemo. Ubuzima bwacu bumeze nk'aho bwari bwasenyutse. Iminsi yatwishimye hejuru, ariko tugeze mu gihe cyo kwishima iminsi hejuru. Tugeze mu gihe cyo kwishima iminsi hejuru. Qu'est-ce que faut les bails? Qu'est-ce que j'ai sofimas? Très dit quatre fimas serida. Très adoqué fosque benedrai. Já ça fait sauver. Nimwumva uko Imana ivuze. Nimwumva uko Imana ivuze.
Imana iravuze ngo ahari agasi ihashize ubutaka. Umuntu wese uri mu iri teraniro kuri iyi saha, muri iyi minota, Imana iravuze ngo buri wese ifashe ibitari bifite ishusho imbere ye ibigize ishusho. Mwumva uko Imana ivuze. Iravuze ngo kubera ko izi n'umuhati buri wese yazanye mu nzu yayo, iravuze ngo ibyari bimeze nk'amagufa byari imbere ya buri wese, Imana ibihinduyemo ubuzima. Abantu bahagurutse mu gihe basengeraga abarwayi, Imana inyeretse ibinini hano. Mbonye abantu bahabwa ibinini by'amoko atandukanye. Imana irambwira ngo aya magufa atagaragazaga ubuzima niko benshi muri mwe bari bameze, ariko Imana iravuze ngo buri wese uri mu iri teraniro niyakira ubuzima. Imana iravuze ngo buri wese namenye ko ubuzima amazemo iminsi Imana yarabubonye, kandi buri wese Imana yamupimye uko ishaka. Iravuze ngo mwemere ko Imana ifite ubundi buzima. Iravuze ngo rero buri wese niyakira ibiro byuzuye. Iravuze ngo iyo umuntu abyutse ari maso ntawakongera kumuryamisha ngo amutwikire. Imana iravuze ngo irabakanguye. Kandi iyo umuntu akangutse atangira gutegura imishinga. Umuntu usinziriye nta mishinga, ariko iyo umuntu akangutse, Imana iravuze ngo buri wese imugiye imbere, ahataringaniye iraharinganije. Satani yari yasabye amateraniro ngo buri wese ataha ababaye, ariko Imana iravuze ngo kuko mwayirindiriye imbere, ibyago n'amakuba Imana ibikubitiye kure. Imana iravuze ngo buri wese atege ibiganza. Imana itanze amafaranga, kandi Imana iravuze ngo itanze amafaranga afatika. Umusozi wari imbere ya buri wese, Imana iwukuyeho. Hari abanzi bagiye badutega ngo baradufatanya n'ibitotsi. Imana iravuze ngo abo baramwaye, kuko ijambo riravuze ngo nimubyuke. Imana itanze kubyara, itanze imbaraga zo kuyikorera. Imana ihagaze ku butunzi bwacu, Imana ihagaze ku miryango yacu. Mbonye hari abantu bari kudepoza, mbonye hari ingendo zifungutse, mbonye hari umugisha. Mbonye hari umugisha umanuka nk'imvura, buri wese arawakira.
atoske foshifa topre nagosin. Imana iravuze ngo kuko wemeye kuyizirikaho nayikwiziritseho. Iravuga ngo ubuzima wari urimo uyu munsi irabuhinduye kuko wemeye kuyinambaho. Imana yubatse ubuzima butazasenywa n'iminsi. Kandi Imana irambwiye ngo nkubwire ko mbonye ubutumire muri Amerika. Mbonye Imana izaguha umugisha w'urubyaro bikagera ku rwego ubyara imanga. Mbonye Imana ikuza izina ryawe, mbona riratumbagiye. Imana irambwira ngo itumbagije izina ryawe, ntuzahangara kurimanura, Imana izahangana nawe. Imana ni umubyeyi, Imana ni byose. Imana igufasha ukuboko. Iravuze ngo haizile la topke saiveni, akira inkuru nziza mu matwi yawe. Imana irambwiye ngo inejejwe n'iri teraniro, inejejwe n'iri teraniro, inejejwe n'iri teraniro. Iravuze ngo buri wese icyararya avuye hano ni urukingo rw'ibyorezo bigiye kuza. Mutege ibiganza gutya. Imana irambwiye ngo mbonye ikarita ya mituweli, mbona hari ijambo rivuze ngo uyifite ntarembera mu rugo. Ye kubona mbona buri wese afashe iyo karita. Bivuze ngo Imana itanze ubwishingizi ku muntu wese uri hano. Tugukomeye mu mashimana. Tukuvugirije impundu. Tukuvugirije impundu. Tukuvugirije impundu. Tukuvugirije impundu. Iyo umuntu akangutse ategura imishinga. Iyo umuntu akangutse ategura imishinga. Imana irambwiye ngo buri wese Imana yinjiye mu bitekerezo bye. Imana ihaye agaciro inzozi za buri wese. Twongeye kugukomera mu mashimana.